yacu ikipe y'abanyarwanda. Uryo baganira ku bijyanye n'amafaranga ndetse no kuyongera twayababwiye tubabwira amafaranga score ha Rayon Sport agera hafi muri miliyoni 240 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka, ariko icyari gihari cyifuzo cya Rayon Sport cyari gihari kwari kureba uburyo noneho ba score yanabafasha ku bijyanye no guhemba abakozi. Nicyo kintu cyari kiro kiganirwaho, igahemba abakozi nyine abakinnyi n'abakozi bose ba Rayon Sport, kandi score cyo kintu isa nkaho rwose yagifashe igihana n'agaciro no kucyemera. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo harandi makuru ngewe naje kugwaho y'ibijyanye na recruitment, sibyo ibijyanye n'abakinnyi score ishobora kugurira ikipe ya Rayon Sport. Amakuru naguyeho nuko kugeza ubu ngubu ngo score yemeye abakinnyi urumva b'ibihumbi 150 urumva by'amadolari abakinnyi score rwose ngo yarabemeye, avuga ko hari umukinnyi ngo bashobora gutangaho 80 by'amadolari n'undi bazatangaho 70, nyine imbumbi ka 150. Ibyo biza byiyongera no nyine no kuri icyo cyo gusaba ko score yajya bishyurira nyine abakozi bose muri rusange, kandi cyane kuri payroll n'ibyo ubwo rero ku munsi w'ejo nanone bahembye Makire nk'umukinnyi w'ukwezi muri Rayon Sport w'umugore, hanyuma kandi na Kadimu Ndiaye umukinnyi w'ukwezi mu bakinnyi b'abagabo muzaba Kadimu Ndiaye yarahanganye na Kevin Muhire ndetse na Kevin Muhire na Arsene Tuyisenge. Hanyuma perezida yongeye gutangaza ku munsi w'ejo turaza kumva amajwi ye urubuga rw'imikino rwo ku munsi w'ejo kwa gatandatu tuzamwumva neza ku buryo burambuye, ariko bongeye kumubaza ngo komanda yawe ugiye kurangira mu kwezi kwa 10 biragenda bite kuko uziyamamaza? Aravuga ati nigeze kubigaruka mu itangazamakuru hashoboka ibintu bibiri. Abareyo nibampendahenda bakambwira ko bakinkeneye ushobora kubitekereza, ni gutyo yego ushobora kubitekerezaho nkareba niba ngifite imbaraga zo kubikora nkabyemera, ariko nabona imbaraga nakizifite simbyemere. Atariko rwose ntabwo nabwira ngo sinzakomeza cyangwa se nzakomeza, ariko nibabinsaba nkumva mfite imbaraga nzabyemera nkomeze nyobore equipe ya Rayon Sport. Perezida wa Rayon reka ngira akantu gato mvuga twigeze no kubiganira na Rovoyanga ku ruhande, nawe urabyibuka turi hariya hano ku Gisimenti. Yego Perezida wa Rayon mu buryo bufatika cyangwa bugaragara yatangiranye rwose imvugo ivuga ngo sinziyamamaza, yari yarabihamije byarahamye, yabitangarije n'abarigoga muri RTV Kickoff n'ahandi henshi, avuga ati rwose imyaka nkoze irahagije, ndananiwe ndi mukuru, nzajya kwita ku muryango wanjye nsoreza. Nyuma atangiye kuvuga ati niba binsaba njye kubwanjye nyumva ibyo bintu mbibona mu buryo bubiri. Naramuka ashoboye kugira success inose zigasozwa neza, wenda tuvuga agatwara igikombe cy'amahoro, hakiri izo memories nziza mu bantu, habamo abantu nyine, ntabwo abantu bose ari kimwe. Hari abantu uko biri kose ntabwo ari abareyo bose ni wabahuza, ariko hari abantu nyine babariyo bakuru b'influencer, abantu nyine bareberera rero bakavuga ati ariko iyi kipe yacu dukunda ni ikipe nziza. Yarabivuga harya bavuga ngo suwe ngo yigira ati suwe ngo yigenge, bamubwira bati rero gira komeza bimeze neza si bibi, ariko muri abo nyine n'abareyo abantu n'abareyo, ariko abareyo bakuru nyine hari umuntu mpaye amakuru arambwira ngo abo bantu vuza bareyo babifluence ngo bamaze gufata icyemezo bwo ngo atazongera kwemererwa kwiyamaza ngo arimo gushaka undi. Abo banyamakuru wizewe cyane, abo bareyo bafashe icyemezo ngo barimo gushaka undi ngo bakwa perezida ngo ntabwo azongera kwiyamaza. Abizewe n'abo baterankunga bose bandi bakuru bose azagukiramo n'amafaranga baramushaka, ikipe azayikomeza. Rero kugira ngo ubyumve njyewe ko mpita mbibona ibyo Lorenzo atangaza n'ibyo Rugangura atangaza, ako kadayirema gifite nuko abo bareyo bataramubwira ngo turakubona mu ubwo bushobozi. Abo bareyo barakagira imana mu rero mukomeze mu ihumuro barimo, sibyo bari kuganira uburyo uyu muterankunga wabo mukuru uru ruganda
rwafata abakozi abakinnyi mbega umukozi wese wa Rayon Sport bakamushyira kuri payroll. Nicyo kintu cya mbere bari kuganira. Bakaba abakozi ba Skol. Bakaba abakozi ba Skol akaba ari izajya ihemba uwitwa umukozi wese wa Rayon Sport. Icyo ni icya mbere. Urumva? Ariko Skol bagomba no kureba uburyo urumva bongera amafaranga baha ikipe ya Rayon Sport. Uri kumva? Kuko no kuvuga ngo Skol iha Rayon Sport miliyoni 20 ku kwezi. Urumva kro? Miliyoni zigera kuri 240 ku mwaka. Noneho itanze 20 itanze miliyoni 20 byibuze Rayon Sport kugira ngo yishyure kuramo ibintu byose yongeraho 28. Urumva 28 ku kwezi zikoresha nizongeraho. Bari kureba rero uburyo Skol igomba kongera amafaranga bikava kuri izi miliyoni 240 nyine babaha ku mwaka bakayongera. Bikumva? Icyo ni ikintu bariho baganira. Hanyuma rero ikindi kintu bariho baganira ahandi hantu Rayon Sport iri kureba uburyo ahantu ushobora kuzakora amafaranga ni muri ka kantu kitwa Gikundiro iwacu mu kagari. Yego. Murakibuka? Yego cyane. Naho bari kureba uburyo noneho ng'umwaka utaha naho bajye bahakura amafaranga kandi akabyazwa umusaruro. Hanyuma ikindi kintu rero baraganira ngo kuri Rayon Day. Rayon Day narabivuze abantu bazana utuntu ariko byo bintu mwumva bishoboka mu makipe azitabira Rayon Day yongeye kugarukwaho. Yanga yongera avugwa, Raja Casablanca iravuga, AFC Leopards yo muri Kenya iravugwa. Urumva ngo bazabanza bakora akantu ka small tournament, akantu kakarushanwa urumva gatoya, urumva kugira ngo ayo makipe yose azaba hari kuri iyo Rayon Day. Hanyuma umutoza Julien Mette nawe ndibona kunganira ntabwo ahari. Umutoza Julien Mette yaragiye iwabo mu Faransa muri Rayon Sport bambwiye ko ngo afite gahunda z'umuryango agomba kujya kwitaho. Azagaruka bitarikirane ku munsi wo kwa gatandatu azaba yagarutse. Bivuze ngo ntabwo azamara iminsi myinshi atari kumwe n'abakinnyi, azahita agaruka kwa gatandatu. Urumva rero ko hari cyane information zo mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko nagira ngo mabwire ngo byamaze kugaragara ko amafaranga atagera kuri miliyoni 800 kujya hejuru hagana kuri miliyari adashobora gutunga ikipe ishaka guseruka ku ruhando mpuzamahanga. Nuvuga ngo umuterankunga mukuru ni Skol yagakwiye kurekura amafaranga afatika miliyoni 240 ntabwo sikikwiriye Rayon Sport by'ukuri tubizanyije ukuri. Ariko nayo nuko nyine Rayon Sport nayo irareba igabura undi muntu undi ariko ubundi ariko Skol nanone bakubwira ngo Skol ibintu ikorera Rayon Sport ayo ni amafaranga ariko se sibambika siba ikibuga cy'imyitozo. Iyo urebye ibintu byose Skol ikorera Rayon Sport n'ubundi ugiye kubiquantifyinga mu buryo bw'amafaranga wasanga ari amafaranga menshi cyane. Ahubwo se Rayon Sport icyo twibaza niba Skol koko ibyo ikora ni ibintu bituma nibure equipe ibaho. Rayon Sport izina ifite brand ifite ntishobora gukurura abandi bashoramari bakaza kwishoramo. Ibyo rero yego birahari. Ubushize twabwiye hano nge ndibuka rwose mbivuga hano mbabwira ko harimo deal ishobora kuzarangira rwose iyi sezo ishobora kuzarangira iyo deal yamaze gucamo. Deal na Rwandeya ishobora guhareyo agira muri miliyoni 500 kuri sezo. Ibaza ibintu Skol ikora iramutse ifashe payroll ikaba ikibuga cy'imyitozo ikabambika Rwanda ikaza no miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Uratekereza ko ikipe yabuze ikindi ki? Ayo nta recruitment none n'ibindi ibyo bariyo bigira ibyo ari byo byose ibi bintu bizarushaho kuryoha cyane Rayon Sport isohotse. Yego igomba gutwara igikombe cy'amahoro n'udasohoka n'utwari cy'amahoro. Ntabwo sohoka nta cyane Rwanda ishobora kwanga niyo condition nidasohoka na deal Rwanda ishobora kwanga ngayo nyuramo nihuta nkurikije amakuru nakuye rwose ya Tanarivo mu gihugu mu kirwa cya Madagascar uburyo gahunda zose zihagaze muri rusange. Umuzamu wa mbere Rugangura yitwa Ntwari Fiacre niwe rwose byitezwe kwaza kuba ari mizamu. Hanyuma rero ntibyagutungura cyane ugiye kubona ukabona Mutsinzi Ange Jimmy n'ubundi nakaze rwose wo bitamanzi Thierry Gasaza Central Gasaza kumbe hanyuma bitamanzi Thierry hanyuma kuruhande izina ry'umwana iburyo ni Fitina Ombalenga, hanyuma ibumoso ni Imana Ishimwe Emmanuel bakunda kwita Mangwende. Hagati mu kibuga
ari naho hari ikibazo abantu bakomeje kubura amahitamo amakuru namaze kubona ni uko witwa Kim Sahaba akora ko amaze adakina muri club ye ari kwitoza nk'ubanza hanze nk'uraza kubanza hanze bivuze ngo yaraza kubanzamo ubaye hagati mu kibuga Sahaba rwose ntabwo araza kuba arimo niko byitezwe kinse bintu ku munota wa nyuma ariko Rubanguka Steve araza kuba arimo cyane ari kumwe na Jihad Bizimana na Muhirekeza Zenge hariya ku 10 Runi hanyuma rero iburyo umuwinga yitwa Byiringiro Lage Sero Sandifiken naho bazi adakina ariko kipe maze igihe kirekire idakina kuva bazamuka champion ntiratangira hanyuma kandi na Mugisha Gilbert akunda kwita barafinda no kuri attaque rero hari ikibazo hari abakinnyi rero kwitoza nk'abazabanzamo kuri attaque yaba uyu mujene Gitego Arthur uri muri Kenya arimo gutsinda ibitego muri Kenya ari kwitoza nk'umutitirere ariko na Nshuti Innocent ari kwitoza nk'umutitirere bivuze ikirere aho ngaho bivuze ko bashobora kubanzamo bombi muri aba winga bombi hakavamo umwe Rage cyangwa Gilbert cyangwa se Nshuti Innocent akabanza hanze hakabanzamo uyu mujene witwa Gitego Arthur kubera ko ari muri forma arimo gutsinda ibitego mu gihugu cya Kenya ibintu bimeze neza ngisura y'amavubi hariya mu gihugu cya Madagascar match iri abantu babona aho bayirebera se ntabwo turabimenya biracyagoye abantu bari ariko baravugana na ba Ateye kugira ngo turebe ko baduha link cyangwa se mwaza no kureba ku ma social medias y'abantu bagiyeyo nyamara nabyo ku ma Instagram live hari abazerekana bayingana bariyo bashobora kwerekana match kuri Instagram birashoboka ubiri kuba aricyo Ruvuga ambwiraga yari yabonye inkuru yasohotse muri media outlets ku Rafael Yorke arimo aravuga rwose uburyo yinubiye kudahamagarwa muri equipe y'u Amavubi ati jewe mazameze birimeze neza nta muntu muri Ferwafa yigeze umvugisha nta n'umutoza yigeze umvugisha yenda Amavubi ndibaza kubera iki Rafael Yorke impamvu inkuru yantunguye cyane ko umukinnyi ashobora guprotestinga nyine avuga ko atahamagaye kandi ameze neza we ntiyatwiriyeho icyambere Rafael twigera mu ryaryo no kutwiryaho reka turebe urwego ariho Rafael Yorke akina hagati mu kibuga abakinnyi bahamagaye hagati mu kibuga hano mu Rwanda mu mwanya akina ashobora gukina 8 n'icumi Rafael Yorke hahamagaye Muhajiri hahamagawe Bizimana Jihad akina ku 8 undi wahamagawe ninde umwana w'umubiri ukina mu mubiri na Muhirekeve muri abakinnyi bose nta n'umwe Rafael Yorke arusha urwego rwiza noneho ahakina kandi bavuye ko afite urwego rwiza ino bararufite ndetse Muhajiri ameze neza muri shampiyona Kevin kapiteni wa Rayon Sport ameze neza muri shampiyona tuvuge ko shampiyona y'u Rwanda Jihad Jidro naje ejo bundi ikipe ayiteretse ku mwanya ari ku mwanya mbere muri Ukraine Yorke akinira navuga yuko ibi byose yabikoze ko ntamukurikira akina equipe yitwa Gelfe yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Sweden iyo urebye imyanya yose abakinnyi bahamagaweho hagati mu kibuga niho hari abakinnyi nibura bafite urwego rwiza cyane ni gute wajya guhamagara umukinnyi ni umutoza utamufite amakuru nibura turishimira ko abakinnyi bahamagawe nabo bari ku rwego rwiza ariko iki Lorenzo ntabwo ari mubi Yorke ntabwo ari mubi reka nkubwire rero ukuntu bamwishe twamwishe duhame hamwe Yorke amafaranga bahaga abandi bakinnyi bamukubiraga byibuze 3 Yorke abandi bakinnyi urumva ubahamagara wenda premier participation kwikuza mu ikipe y'igihugu niba baramuhaga abandi barabaga igihumbi amafaranga bayereke ubushobozi mu kibuga ntabwo afite muri economic class mu ndege yicaraga muri business Rafael Yorke akina afite imyaka icyambere si umwana muto afite imyaka 25 niri mu byangombwa si umwana ukiri muto cyane akina mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Sweden equipe ni mid table hagati muri table mu cyiciro cya kabiri nta nubwo iteganya kuzamuka mu cyiciro cya mbere mu myaka ya vuba korapu y'ubushize yanze kwitabira none subambwira ngo uwo mukinnyi ntabwo uzakiza Amavubi nukwiye kwivuga bategeka bahamagarwa ntabwo ari kamara muri equipe y'igihugu ni umukinnyi mwiza ariko nk'abandi niyo umutoza atamuhisemo nibura turabona ko yahamagaye hagati mu kibuga ku mwanya we ni beza nategereza indi nshuro twamureze bashe ikurikira ashobora kuzahamagara niba nabo umukinnyi wo muri deuxième division ku mwanya wa 10 muri deuxième division muri Suède imiryango iracyakira azagaruka ariko nabe mwiza cyane ariko be kumutetesha nafata kimwe n'abandi n'umukinnyi usanzwe Mbappe
cyane Mbappe mwebwe mwavuga yeruke ntabwo ari Mbappe miliyoni 6 tonda lebaka njye nagize impungenge mbaza na Ruvuyanga ngo tumutegureho sije nibazaga umujene ukina neza kuriya muri APRFC guhora bamusiga muri equipe nationale ntabwo bimuca intege ni zo mpungenge nari mfite nabaye un peu inquiet nagizemo impungenge ariko ikintu cyane ryoheye nuko bakayambwiye yuko ngo na mama we buriya ngo ari umukunzi w'imikino Reka da. cyane yabimbwiye ni byiza yabimbwiye ati iyo mumvuzeho nge umuntu wa mbere ubintangariza ni mama mama w'umuntu mama we ni umujene aracyari umujene cyane ugaze no kureba match ikintu gihari rero kuba bitamuca intege ni byiza navugaga ko staff technique by'umwihariko head coach cyangwa se umutoza mukuru w'Amavubi Spitzler ashobora kuba afite impamvu wenda atahamagara Baka cyangwa se adashaka kumukoresha impamvu ziri hanze ya siporo gihe icyo kintu nakivuga haba ari abakinnyi Baka bahurira kuri poste muri APR basigayemo haba ari nabo bahurira ku mwanya muri Rayon Sport no mu yandi ma equipe bose urebye imibare urebye work rate bakarabarusha ntumbwire Gilbert Mugisha ari hasi urumva barafinda yego ntumbwire Barsene bari hasi ntumbwire Haji bari hasi bose urumva Baka icyerekeranye n'imibare statistique abawinga bose abari hejuru bose nta ufundura bose abari hejuru urumva vuga rero Baka cyakoze wenda akantu reka njye mufashe akantu mu byo Ruvuyanga wenda yavuze Baka yamubwiye ko wenda sinzi ngo uburyo bw'imikinire wenda bw'umutoza Baka no kwiha amahoro akse no kwiha amahoro aracyakeneye gutera imbere byo nyine no muri kariyeri yakeneye gutera imbere yakeneye kuba mwiza kurushaho ariko abahamagarwa ku mwanya baramurusha n'iki kibazo abatoza b'abazungu buriya ikintu cya mbere barebaho cyane bariya ku kintu cyitwa taye buriya abazungu cyane oya nese haje rutabaka agasumba nyine kuri Atletico yaramuruta nuvuga ngo ku mubiri se ku mbaraga z'umubiri nuvuga ngo abazungu icyo kintu ndacyo bagikontaho buri ushobora kuba uri umuntu w'umutekinisiye rwose uje ibyangombwa byose cyane ufite impano idasanzwe nyine nka kuriya kwa ba Messi ariko ahanini nyine ni ibitaye nk'ibi bya Barsene urumva wa muntu ashobora kuvuga ati wowe uzajya uzamukana umupira kuruwari abantu wirukange uhindura umupira ariko ukoresha n'umubiri wawe ugaruka no mu madiyeri udefande urumva wenda mu buryo muri tactique z'umutoza ako kantu Baka yabwiye Ruvuyanga gashobora kuba kashoboka ariko ku rundi rwego imibare ni naje kumenya ko bura muri selection za mbere umutoza kiza bari gutegura imikino ya Zimbabwe na South Africa Baka mu myitozo bakoraga nta makuru nimenyeye siho yambwiye bamukinishaga oya Baka yambwiye ko mwigana oya nta Baka n'umwana kuri nyine urumva no muri quartier twarakoranye mwarakoranye nyine muraze turaziranye no mwigana ariko ntabwo twiga kuri ingingo kumurusha promotion icyo nshaka kuvuga Baka bamukoreshaga inyuma y'umwataka bamushyira kuri nimero 10 bakamutereka hagati y'abadefenseur na mediateur none Baka muri mu mimerere ye n'ubwa mbere yarahakina bikamugora cyane uburyo bwo gufunga baro ayikontorora ashobora guhindukira akatangamo passe imbere muri box urumva nyine we yimenyere kwitwa ku ruhande akaba yanazamo hagati ariko ku icumi ngo haramugoye bituma nyine muri selection za mbere bamusiga bivuze ngo rero nejo bundi birashoboka cyane ko bongeye bakamugerageza kumukinisha inyuma y'umwataka ubundi asanzwe akina ku ruhande kuko ubundi ubusanzwe uko akisere bavugaga baramusebukisha kuri wing nta mu wing bajyanye wamurusha karite pe ishaka n'umurava burya n'ubuko wayimama ndaraye ayimama ndaraye wayimama